Niba ukunda kureba amakuru anyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, umaze iminsi wumva amakuru y'abantu bari kwicwa n'inzoga z'inkorano. Si 10, si 20, ahubwo ni umubare munini w'abari guhitanwa n'iki kintu. Birasa naho cyabaye icyorezo. Muri rusange, ubusinzi ko bwica cyane twese tubizi, ni ryari tuzumva iki kintu ngo tukiteho tugihe agaciro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, ariko akenshi bamwe banga kuyivugaho, ahari wenda bitewe n'impamvu zitandukanye. Inzoga z'inkorano zikomeye zimaze igihe zitwara ubuzima bw'abantu benshi, cyane cyane urubyiruko n'ababyeyi, kandi abenshi bahagarariye imiryango itandukanye. Hari aho uzumva bavuga bati ni inzoga zisanzwe, kandi inzoga twazinyoye kera cyane, ntacyo zigeze zidutwara. Muri make kuri bo ni inarazinyoye, bati tuzifitemo uburambe burambye, ibyo ntabwo bikwiye kubatera impungenge. Ariko ukuri guhari ni uku, ntabwo ari inzoga zisanzwe, ntabwo ari inzoga zitekanye, ahubwo zitera ubutsinzi bushobora kugeza umuntu ku rupfu rwihuse cyane. Iyi ni Isaac Inspire TV. Wibuke gukora subscribe n'utarayikora kuri uyu muyoboro, dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Inzoga nk'inkorano ni izihe ubundi? Izi nzoga bita inkorano ubundi ni izihe? Iyo tuvuga inzoga z'inkorano, tuba tuvuga inzoga zikorwa mu buryo budateguwe neza cyangwa se butagenzuwe, zidafite ubuziranenge buzwi, ahubwo zikorwa mu bikoresho bitandukanye. Ibipande bya plastike, ibintu by'amacupa ashaje, byose ibi bikabyara ibintu bijya mu mubiri w'umuntu. Hari amatafari ngo aseye, ni byinshi bivugwamo, byinshi bigiye bivangavanze, ariko mu by'ukuri bidafite ubuziranenge buzwi, bishobora guteza ikibazo gikomeye. Ibi bikabyara ibibazo bitandukanye. Rimwe na rimwe bishyirwamo imiti cyangwa ibintu wenda bitagenewe kunyobwa, umubiri ukakira uburozi bwo kuwuzonga. Bamwe bazita kanyanga ikomeye, ngo ya yindi y'igikatu. Hari abazita waragiye inkorano, kandi bene izi nzoga zica umutwe vuba. Ubundi si kwibaza ngo icyago kiri. Ikibazo nta bipimo, nta muganga uzizi, nta wamenya ibyo urimo kunywa mu by'ukuri, ni ugupfa kunywa umuntu akagotomera wenda agamije gutsirika inyota, ariko kandi ibintu nta kaga. Uko inzoga z'inkorano zangiza umubiri, ubundi inzoga z'inkorano ntabwo zica nk'inzoga zisanzwe. Ubundi zica buhoro buhoro, ariko kandi zikica, hari n'izishobora kwica ako kanya, byombi birashoboka. Zangiza ubwonko, zishobora gutera gusarara ndetse no gusara icyarimwe. Hari ugutakaza ubushobozi bwo kwibuka, imitekerereze ihinduka nabi, bikaba byanasunikira umuntu wazinyoye yenda kwiyahura bitunguranye. Izi nzoga z'inkorano zangiza umwijima. Umwijima ufitiye akamaro umubiri w'umuntu. Umwijima uratakwa ugatangira ukabora, umuntu akabyimba inda, akadigi kakaza imbere, akagenda acika intege buhoro buhoro, amaherezo akisanga yapfuye bya nyabyo. Izi nzoga z'inkorano zisunikira umuntu kugera apfuye, kandi abasha gupfa akenyutse, agapfa mu buryo butunguranye. Zangiza impyiko n'umutima, umubiri ntubu kibasha gusukura amaraso neza. Wibuke, amaraso niba yanduye, ikibazo kivuka umubiri wose, kubera yuko amaraso atembera umubiri wose. Umutima ukora nabi, kandi umutima n'impyiko ni ingingo z'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu. Urupfu rushobora kuza rutunguranye kubera iyi ngingo. Uwakaba imbaraga z'igihugu zubaka bwangu, hakigira iwabo wa twese, kubera kuryoherwa n'ibikwangari. Ibi bintu ni ikibazo kandi ubona ko giteje inkeke. Hari abantu banyoye icupa rimwe gusa, ntabwo bongeye kubyuka aho bari baryamye. Hari n'abazisomyeho gusa, gusomaho bya bindi byo gusogongera, bahita bahinduka impumyi burundu, bakajya bagenda babarandasa ibihe byinshi.
ubundi niziye mpamvu abantu bakomeza kunywa ibi bintu batabivirira, ku buryo ubona bishobora kuba bikurura inyota kurenza ibindi bintu. Gusanga umuntu abunze ku gikwangari arimo agotomera boshye, ugotomera amata, cyane cyane ya mata y'inshyushyu, ariko se bwaye, ahubwo ugasanga arimo kugotomera ikizamurangiriza ubuzima vuba na bwangu. None se niba izi nzoga ari mbi kuri uru rwego, ubundi kuki abantu bakomeza kuzinywa bakagotomera? Umuntu akagotomera agacurura nta gususumira. Ubukene bushyirwa imbere nk'impamvu nyamukuru itera inyota ikabije. Ngo usanga amatama yahumbanye, umuntu afite inyota, abantu bamwe baravuga bati nzanywa igihendutse ndikeneye, n'ubundi si yarambihiye ndabizi. Ariko wibuke igihendutse burya cyo kiba gihenze ku buzima. Niba ikintu gihendutse ntabwo gisobanuye ko gihendutse no ku buzima, kubera ko ubuzima nibwo buhenze cyane, kandi nta muntu akwiye kubaho ameze nk'uwiyahura ngo yiyahuze ibintu bitafite ubuziranenge, abizi, abibwirwa, yarabisubiramo kenshi kandi akabisobanurirwa. Ubusinzi busa n'ubusanzwe, hari aho usanga kunywa byabaye umuco karande. Umuntu akanywa inzoga ubutitsa agamije gusa kuvundura ijisho. Hari n'ababyuka bajya kuvumba, ibi ngo babyita kwica umwaku. Haba mu byishimo, mu gahinda, mu marira, tutibagiwe n'ibyago, hose abantu bagashyira imbere inyota. Rimwe na rimwe ikaba inyota itagenzuwe, batitaye ku bwoko bw'icyo bita ikinyobwa. Icy'ingenzi ni ukwica inyota. Hari ukutamenya ingaruka zo kunywa byose, kuko benshi banywa ntabwo bamenya yuko icyo banywa gishobora kuba kirimo n'uburozi, kandi uburozi budafite urwego rubasha kugenzura ubuziranenge ntabwo byizewe. Benshi bakura ibyago muri iyi minywere, ugasanga umuntu yikururiye urupfu rwihuse kandi rutunguranye. Ingaruka ku muryango no ku gihugu, burya abantu iyo bakomeza kwijandika muri ibi bintu, ari umuryango urahatakarira, igihugu kirahahombera, byombi bikayoberana kubera yuko byabuze abantu. Inzoga z'inkorano ntabwo zica umuntu umwe gusa, wenda wa undi wazinyoye ngo abe ari we zijyana wenyine, ahubwo zica umuryango nk'urugo, kuko yaba umugabo cyangwa umugore babasha guhitanwa n'ibi bintu kandi mu buryo butateguwe. Abana basigaye ari imfubyi. Uwo ni umutwaro ku gihugu, ni umutwaro kuri leta, ni umutwaro ku baturanyi, bazasigara bari kwita kuri izi mfubyi. Umugore cyangwa umugabo hari ubasha gusigara ari umupfakazi cyangwa se ari umupfakare bitewe. Imiryango irasenyuka, ibintu bigasigara byayoberanye. Kubera iki? Inzoga z'ibikwangari, inzoga z'inkorano. Ubundi izi nzoga zica ejo hazaza h'igihugu. Urubyiruko bene Rwanda rwapfiriye mu businzi. Ubundi ni imbaraga z'igihugu ziba ziri gupfa ubusa iyo bigenzuye kandi ukabireba. Ntabwo bisaba ubushakashatsi, ahubwo nawe ubyitegereje, kubona umusore cyangwa se inkumi yabyimbye udutama, agasatsi kameze nk'akadefirije, yakwiye kuba hari ibyo iri gukora byubaka igihugu, ariko urasanga yarazezengereye aho ngaho, rimwe na rimwe nawe atazi niba ariho ahumeka. Ubukungu bw'igihugu bukomeza kuguma hasi cyane, kandi wibuke urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu zubaka bwangu. Igihugu cyubakwa n'abantu bafite ubuzima buzima, ntabwo cyubakwa n'abantu bapfiriye mu nzoga zidateka. Nibura ngo anyweho hanyuma azagira igihagarye, oya, ahubwo inzoga zigahora ziriho. Ariko ari iki? Ni ibikwangari, ni ibintu by'ibikorano biri aho ngaho bavangavanze kugira ngo abantu babeshye ubwonko ko bari kunywa, ariko bari kunywa kabutindi. Hari icyakorwa. Umuntu ku giti cye akwiye kuba yagabanya cyangwa akareka kunywa inzoga z'inkorano. Akwiye guhitamo inzoga zemewe niba zinywa, ariko bibaye byiza yanazireka, kubera yuko nta muntu twasanzwe wishwe no kutanywa inzoga. Tekereza ku buzima bwawe, wenda n'abagukikije, we kwirebaho gusa, kubera ko burya inzoga zitera kwanduranya. Ngaho gutaha umuntu asakuriza abaturanyi, ngaho kuba muri bino cyangwa biriya,
byose bibangamira abagukikije, ababa usanze mu muryango cyangwa se n'abagukikije. Kunywa inzoga bibagiraho ingaruka, noneho izi ngizo z'inkorano z'ibikwangari ni ikibazo. Mbere yo kuzamura inyota cyane rero, banza utekereze kuri biriya bintu. Ku muryango, ganira n'abana ku ngaruka z'inzoga, kandi wirinde gufata ubusinzi nk'ibisanzwe. Ubusinzi ntabwo ari ikintu gisanzwe, kuko ubusinzi bumuga umuryango, bukamunga igihugu icyarimwe, ugasanga ibintu byakomeje kudogera. Erega gusinda si ikintu. Ku baturage hari ugutanga amakuru ku banywa izi nzoga, gufasha abakora ubukangurambaga. Twese nk'abitsamuye dukwiye kugira uruhare muri iki kintu. Ntabwo ari icyabano cyangwa bari, ahubwo ni icyaha twese, kubera yuko dukwiye kurwanya iki kintu cyangiza sosiyete y'abantu. Dusatira umusozo, bavandimwe, inzoga z'inkorano ntabwo ari ubusinzi, ahubwo ni uburozi bwangiza. Bikwiye kumenyekana kandi ibintu bikavugwa mu mazina yabyo, kuko nta mpamvu yo kubibyinirira. Nta kanyanga iguha ejo hazaza heza, cyangwa iha ejo hazaza heza uriya, nta waragi kugeza ku nzozi zawe. Wapi? Niba warigeze kuzinywa, uyu munsi wahindura icyemezo cyawe kandi byakunda. Ahari ushobora kuba ufite uzikunda, ubasha kumubwira ukamusobanurira, kandi wamufashije gukiza ubuzima. Ushobora kuba wakunze iyi video, ikaba yakugiriye akamaro, ukande like, ukore subscribe kuri iyi channel Isaac Inspire TV, kandi ujye mwanya wa comment utanga igitekerezo cyawe. Ubundi iyi ngingo yowe uyumva ute, uyivugaho iki? Ndabashimira bakunzi bacu, ibiganiro nk'iki nakagaruka. Mwakoze cyane kudukurikira, ndabakunda cyane.